disi bakiri hano. Uyu mugabo nawe aranzarana niyo umugabo no gushaka ibiceri bibiri byo kuvoma byananiye ubundi ni mugabo nyabaki kwagira ngo ndamworoshye. Cyakora yakingiza inkwavu gusa gutaha n'amashu ariko nyagasana noneho umugabo ndamwaka amafaranga yo gusuka ngo ninogoshe ngahangurira urwembe gabo by'iki gihe ubu se ubona amazi arimo ayo mashari buzane yo turayarya bufiriti ko ndashoboye no kugura amavuta mazima y'irwaza n'amamesa ukagira ngo urugo ndaza kuruta nigendera. Nanone urongeye utashye utahanye amashu ariko se sheri nawe ngo murantoteza uri kumbwira ngo ntahanye amashu niba rero yabonetse kugira ngo mbigenze gute koko ko ndibona gutoteza akumvira nta mavunja cyakora noneho ndabona urengejeho na mvirope nayo isa nkaho irimo rushe y'ibyo ntazi ibyo birimo n'ubwo ruzanye ni iki no harimo iki muri ya mvirope sheri ni pate jaune irimo shyira hano niba ari pate jaune dore ibitenge bisigaye bigwa kubera inzara nyinshi iryo shu rero ushaka ko inkwavu ujya kuzigaburira ntabwo ndi inkwavu ntabwo navuye iwacu nje kurya amashu ntugaruke hano iryo shu ugenda uriketagurire mu muhanda ariko uriya bambwira ngo nzanyishu ngo nk'aho ari inkwavu hano tuhagira ubundi we azi ko hano hari inkwavu zihaba cyangwa bagira ngo mvuge yuko ari inkwavu umuntu ariko ajyanye pate jaune nyamara y'amasaka ntayifata okay. This is your divine